Yesi nizere ko mumeze neza ndetse muguwe neza n'umutekano ari wose aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye by'isi. Ngaya amakuru akomeye cyane tukuzaniye mu kipe ya APR FC, aho iyi kipe ya APR FC kuyivamo rwose ni byoroshye. Ngutu udushya tugaragaye mu myitozo, dore ko ibintu byabaye mu nanjye cyane rwose, aho abasore bacu ubwo bavaga mu birori bari baragiyemo mu kwitegura neza iyi shampiyona, aho aba basore bagaragaye mu myitozo hariya muri stade. Byari ibintu byiza cyane, dore ko na bamwe mu bayobozi bari bahari batandukanye bo ku rwego rwo hejuru muri polisi ndetse no muri gisirikare, aho ibintu byari neza cyane, aho iyi siporo iyi kipe ya APR FC yabyukiyemo yari imikino itandukanye cyane, aho yari irimo itegura iyi kipe ya Pyramide tariki ya 14. Abasore bacu bagiye batandukanye bagiye babashyira ku myanya igiye itandukanye. Ngaya amakuru y'ibanga tukuzaniye kuri 5/5 utaza gukikwa rero n'urubuga rw'imikino n'amakuru aramutse muri iki gitondo, amakuru ataraye ivumbi rwose, ni amakuru akomeye cyane. Niba ushaka kubana natwe mu makuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi, mudushyigikira mukanda subscribe, like, share and comment, ndetse kandi ukibuka no gukanda ku nzogera kugira ngo tuzabane nawe byiteka mu makuru tugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Ngaya amakuru akomeye cyane mu rubuga rw'imikino mu kipe ya APR FC, aho iyi kipe ya APR FC mu gitondo yabyukiye mu myitozo yitegura Pyramide, dore ko irimo yitegura shampiyona ikomeye cyane. Iyi shampiyona rero nk'uko umutoza w'iyi kipe ya APR FC Darkonovic yabitangaje ko yifuza intsinzi muri iyi kipe ya Pyramide, ngo kuko ubutaha iyi kipe ya APR bari bayiteye ibitego 6-0, ariko ubu ngubu siko bizahora. Inkoni zahinduye imirisho rwose, aho ibintu byakomeje kugera ku yindi ntera. Abasore bacu ba Mamadusi, ba Lamptey, ba Dauda, abo bose bakaba biteguye cyane. Buri mutoza w'iyi kipe ya APR FC ahora asezeranya iyi kipe ye kuba yatsinda ndetse igatwara n'igikombe, aho ku buyobozi bwa Fulgence nawe yabigaragaje, anaribwo ibintu byaje kugenda nabi ikipe bakayitera ibitego 6, ndetse kuri iyi ngoma ya Darkonovic ese ni izihe mpinduka zizaba, dore ko umutoza yapanze neza cyane rwose buri mukinnyi wese n'ahantu azakina n'abasimbura, ndetse amatike yo ni karibu kabisa. Kuba wayigura ihutire ku rurembo rwa APR FC, ubundi wegurire tike yawe uzarebe manche wimereye neza, ndetse uyihange n'amaso kuri 5. Ni byinshi, aho iyi myitozo yaje kurangwamo udushya tugiye dutandukanye, aho abasore bacu birukaga ibirometero, ndetse za ariteri nazo zari zirimo zihari, ndetse aho barangije iyi myitozo bagahita bajya muri gym kugira ngo buri wese yiyumvemo ndetse akore imyitozo byibuze bamazemo nk'isaha, ubundi babona kuba bafata akaruhuko, ndetse ibintu bikaba byagenze neza, aho chairman w'iyi kipe Colonel Richard Karasira yarahari, ndetse amafaranga yabashije kumenamo ni menshi cyane, aho uyu munsi banyweye ndetse barishima cyane, bavuga yuko iyi ntsinzi yo
ye ndetse ngo bakaba batangira kuyisukaho amazi bigitangira ngo kuko intsinzi yo ni yabo, aho uyu muherwe rwose Colonel Richard Karasira mu mafaranga yazanye yaje kwereka ko iyi kipe ya APR FC nta mikino ifite ndetse kandi intego yayo ari ugutsinda no mu matsinda. N'ubwino TV7 bagezaho amakuru yizewe kandi azira ibihuha mu makuru y'imikino, mudushigikira mukanda subscribe, like, share and comment ndetse kandi ukibuka gukanda ku nzogera kugira ngo tuzabane nawe byiteka mu makuru tugenda tukugezaho